Uruhare rw'umuturage mu kwirinda ibiza ni ingenzi cyane kuko icyambere ni ubuzima bwe agomba kubanza kurinda. Buriya nuwagufasha kugira ngo akurinde ibiza, ariko ni ubuzima bwawe nibwo bwa mbere bugomba kuba bureba. Aho rero tubashishikariza kwirinda gutura mu nkengero z'imigezi. Nubwo hari itegeko ribuza abantu kubaka mu metero 10 uvuye ku mugezi, ariko ujya kubona ukabona abantu barahubatse. Nitwa Assistant Commissioner of Police Egide Mugwiza, ndi umuyobozi ushinzwe ubutabazi bwihuse muri Minema. Twateguye umwitozo kugira ngo twitegure guhangana n'ibiza cyane cyane muri ibi bihe by'imvura. Nkuko mubizi, kwezi kwa 4 n'ukwa 5 mu ntangiriro zako nibwo dukunze kuhura n'imyuzure n'inkangu cyane cyane mu iki gice cy'uburengerazuba bw'igihugu. Ariko by'umwihariko muri Rubavu, umugezi wa Sebeya ukunda guteza imyuzure myinshi, nubwo hari ingamba zafashwe zo kugerageza gukumira ko imyuzure itajya itwara ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu rero twateguye umwitozo kugira ngo ku rwego rw'akarere turebe imikoranire y'inzego zose zikora ibikorwa by'ubutabazi, kugira ngo turebe uburyo baba biteguyemo, ibikoresho baba barateguye, uko bateguye abaturage, mbese kuva uko batangira kuburira abaturage ko hagiye kuba imyuzure kugeza igihe imyuzure ishobora kuba, bakagira ubutabazi bwihuse ndetse bakaba banasubiza abaturage mu buzima busanzwe nyuma y'ibyo bikorwa. Iyo rero imyitozo yose igenda igaragaza imikoranire y'inzego z'ibanze kuva ku rwego rw'akarere, urwego rw'umurenge ndetse n'izindi nzego bakorana, police, army, Red Cross n'abandi bafatanyabikorwa bose mu bikorwa by'ubutabazi. Turetse by'imyitozo se mwiteguye gute kwibiza amatariki bigaragara ko imvura izaba ari nyinshi, na meteo yavuze ko imvura izarushaho kwiyongera? Mwiteguye gute cyane cyane muri aka karere ka Rubavu bikunze kwaba? Kwitegura, duhora twiteguye yo muri bihe nk'ibi. N'uyu mwitozo ni kimwe mu kwitegura. Iyo dukoze umwitozo nk'uyu bigaragaza ko tugira ngo abantu bose bitegure, babe alert, kugira ngo igikorwa niharamuka hagize ikiba babe bashyize hamwe, bazi icyo gukora mu gihe gikwiye. Hanyuma indi myiteguro rero tuba twarateguye, dufite ibyo twateguye ushobora gufasha abaturage mu gihe byihuse. Dufite store hano muri Rubavu, ariko dufite na store muri Musanze irimo tents mu gihe byaba ngombwa ko twubaka sites tugiye kwimura abantu mu buryo bwihuse. Ariko indi myiteguro nuko ahantu hose twabonaga ashobora gushyira abantu mu buzima nako mu kaga, aho twita hotspot kuri flood, twabakuye aho hantu, ku buryo kereka haje imvura idasanzwe bikabije, ariko abantu bose twabonaga bashobora kwibasirwa kuko twagiye tuhareba tukareba n'ikiza cyabibasira. Aho hantu twarahabakuye, ubu ngubu turabakodeshereza muri gihe cy'amezi 2 kugeza muri Rubavu. Ntabwo nakubwira specifically, ariko bose hamwe dufite abantu bagera kuri 800 hafi mu gihugu cyose, barenga 800, imiryango irenga 800 muri Rubavu. Ntabwo specifically, ntabwo mfite imibare. Twabonye mwarafashe ingamba ariko zo gukora no kubungabunga umugezi wa Sebeya, ndetse ababireba bakavuga ko
ibyago bishobora kuba byaragabanutse ku kigero cyo hejuru cy'uko yakongera kwibasira abantu, ubwo bwoba buracyari ko sebe yateza ibyago? Ibyo nyuma y'imvura yabaye muri 2023 hafashwe ingamba dukurikije uko aho umugezi wari wagiye usandarira, hubakwa inkuta zo kubuza ko yakongera gusandara akajya mu baturage, ndetse hubakwa na damu ifata amazi ikaba yamara amasaha menshi ku buryo imvura yajya iyarekura buhoro buhoro uko imvura igenda igabanyuka. Ariko izo ni ingamba, ariko urabizi biza uko biza, ishobora kuba nubwo iriya mvura ariyo yabaye nyinshi cyane mu myaka yashize, ariko hashobora kuza irenzeho, birashoboka nabyo. Niyo mpamvu twitegura tukavuga tuti niramuka irenze izo ngamba twafashe, nanone ibikorwa by'imyiteguro yo gutabara abantu bigomba gukomeza kubaho. Hari ibindi biza bijya bigaragara mu karere ka Rubavu ndetse no mu karere ka Rutsiro, by'umwihariko mu karere ka Rubavu, by'umwihariko ikiza cy'inkuba. Hari ubutumwa mwagenera abaturage mu kurushaho kwirinda iki kiza, ndavuga specifically inkuba? Inkuba ni ikibazo cyane cyane mu bice by'ibyaro. Uriya mu mijyi ntabwo hakunze kubaho kubera ingamba ziba zihari mu mijyi, iminara iba ari myinshi iriho ibibuza inkuba kuko yakubita. Mu cyaro rero icyo tushishikariza abantu ni uko mu gihe cy'imvura bakwirinda kugenda mu mvura, icyo ni kimwe, gukoresha telefone, kuba wacomeka ibintu by'amashanyarazi niba yafite, cyangwa se kwa kundi bajya kugama munsi y'igiti cyangwa mu nzu zitabamwe abantu. Ni ingamba tugiye kugira ngo abantu bajye birinda babonye imvura iguye, cyane cyane bicare nko mu nzu hamwe, bo kujarajara mu kugendagenda mu mvura cyangwa kujya kureka amazi aturuka ku mabati n'ibindi bishobora gukurura inkuba, gukoresha telefone, gucomeka ibintu by'amashanyarazi n'ibindi. Uruhare rw'umuturage mu kwirinda ibiza ni ingenzi cyane, kuko icya mbere ni ubuzima bwe agomba kubanza kurinda. Buriya n'uwagufasha kugira ngo akurinde ibiza, ariko ni ubuzima bwawe nibwo bwa mbere bugomba kuba bureba. Aho rero tubashishikariza kwirinda gutura mu nkengero z'imigezi. Nubwo hari itegeko ribuza abantu kubaka mu metero 10 uvuye ku mugezi, ariko ujya kubona ukabona abantu barahubatse. Nubwo tugenda tubakuramo, ariko usanga hari abandi bagira. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kwirinda gutura ahantu manegeka ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Icya kane, ikindi ni ukureba uburyo n'imyubakire yabo yagiba ifite ubudahangarwa, cyane cyane nko mu Burasirazuba abantu barubaka bashyiraho uduti n'igisenge kitaziritse, akayaga gakeya kaza kakagitwara, cyangwa se ndetse n'ibindi bikorwa remezo nk'amashuri n'iki, ugasanga abantu ntabwo bita kubaka ubudahangarwa bw'amazu babamwo, kandi ashobora kubashyira mu kaga. Icyambere, kudatura ahatemewe mu manegeka, ahantu ubona nawe hashobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga, munsi y'umusozi hari umukingo muremure utaberamye, ku buryo imvura iguye ari nyinshi wa mukingo wakugwira. Tujya tubona cases nyinshi nk'izo ngizo. Ikindi, kwirinda nk'inkuba nyine ibyo twavugaga. Ikindi, kubaka inzu zifite ubudahangarwa. Muri gukorana na meteo ko byagenda kose umunsi ku munsi, amakuru yabo ari kubabwira iki ku mvura iri kuza mu minsi iri imbere? Meteo yatuhaye iteganya igihe ry'iminsi 10 kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 10, nkuko babigenza tugenda baduhaye iminsi 10 ikurikiyeho. Iragaragara ko muri iyi minsi 10 harimo imvura nyinshi. Niyo mpamvu dukomeza gutanga n'ubutumwa bwo kubwira abantu basibura imiferege, ibindi bishobora gutuma amazi ashobora kurenga inkombe akaba yakwica abantu, bo kugendagenda mu mvura. Harimo imvura nyinshi, abantu ni ukubyitega kandi bagafata ingamba. Ariko ntibivuze yuko ari imvura irenze igipimo gisanzwe, ariko muri iki gihe cy'ukwezi kwa kane turabizi ko byagenda kose imvura ibihari. Abantu rero ni ukwirinda, nubwo itaba nyinshi cyane, bakareba ko niyo nkeya itasiga. Ishobora kuba ataba nyinshi ngo yice abantu benshi, ariko abantu bagenda tubona ni abantu bashaka kwambuka nk'umugezi, imvura iriho igwa amazi akamutwara. Icyo kiza mu by'ukuri ntabwo ari ikiza, ni nk'impanuka umuntu aba yikururiye. Rero tukangurira abantu kugira ngo muri ku kwezi kwa kane kugeza mu ntangiriro z'ukwa gatanu birinde, ku buryo nta wasiga ubuzima kubera imvura nyinshi zabiwe. Murakoze.